naje kubereka yuko abantu bavuga ngo kwa dusabe ngo niho njya ngo niho nkaraba mba nakarabye mu gitondo dore noneho urambona ari amafaranga ndayashaka 150. Okay, nawe tugiye kukubarira uzishyura amazi wose nasundi yakamwana wa mubara yakanomo oya dusabe ibyo niwe wakabimuye kuki se ubwire Rozi imyanga nzavuga ndakwiyame imyanga nzavuga nawe umwishyure inama joro mwaraye cyangwa si telefone nzayikwaka ndayigusubiza uko mwansubije uvuga ngo bakotsaga ku 3,000 ibyo byararangiye mbangiza gutya ndagufashe ngo ku 7 bwa mbere ibaze 7 ubwo nakubye kangahe nzi imibare gabo shakagira amagambo akagabo ngenda akagabo tuvugisha ngenda akagabo wambico ngenda akagabo ngenda akagabo ngenda akagabo akagabo ka umva ngo akagabo famene n'abantu ukaba akongako ujya kumbwira ngo ubwonko bwanjye agenda wanjije we ninjije icyo ngiye kukwemera ujye nyita umusaza nukanyita agasaza umupfubije umusaza uramwemeye murenze femeri buriya bavuga femeri ni wa mukobwa. Hari inzu nziza iri kugurishwa iherereye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Kagarama. Iyi nzu ifite imiryango 8 yose ikodeshwa kandi yinjiza hagati y'Ibihumbi 200 n'Ibihumbi 300 buri kwezi. Ifite kandi ikibanza kiri munsi y'igipangu gishobora gukoreshwa mu bindi bikorwa bitandukanye. Ni amahirwe meza ku muntu ushaka umutungo utimukanwa uhita umwinjiriza amafaranga ku kanya. Wifuza kuyigura nonaha cyangwa ukeneye ibindi bisobanuro ushaka kuduhamagara kuri nimero 0782 275 100. Yes, reka nongera ngusuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza mwese muri mu mpande zigiye zitandukanye z'isi abari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Afrika, Burayi ndetse n'ahandi mwese. Iyi ni Epic Media TV naho nge nitwa Atiyote ngarukanye n'umuntu witwa Yakamwana. Ndago naje kubereka yuko abantu bavuga ngo kwa dusabe ngo niho njya ngo niho nkaraba mba nakarabye mu gitondo dore noneho urambona neza kimwe mu bintu ntunguye nanze dusena cyara kumari narifite akaboko nkaka ugiye kwitwa n'inzara oya cyo koza we n'ikintu nshimira Yaka hari hano yabonye restaurant ngo y'abamotari niba kumugabura none uretse nyine aragenda agasetsa abamotari bakamwaru ipura cyatana none nzovu burawe nagajya yitaho nzovu rebe kuno yavuvutse kubera inzara kimwe mu bintu bintunguye bya Yaka ntari nora muzungu nazavuvuka nzi ko ufite imwe 6 Biriano kumabe ntabwo nzi ko ufite 6 ndeba ntabwo arazo borasha kudutugura tugasanga afite gaziri na kane ndeka zavunya mbare nzovu wagerageza ukarya ko ndavuga ukuri kw'Imana njye nushaka kugiza mu rugugi uzi kuri kuva ubere y'ipura y'ubuntu nukuri ageze yiri anyemeye ipura y'ubuntu uyu mukeni nagiye kumusuna mvu ntasuye kurya gitware kaunga yonyine dore kano gapinya nzovu wayangone kakaguru k'ihene uyu munsi turajya gusura Tesa dushaka bitawe bogisi y'ijisho ngarisa cyako hano kaboko kawe karakomeye n'umwana umubise wa aje gusubiza sodo ari kibazo ejo naraguhamagaye yaratsekeje ngubu yakangiye kumuhamagara vinyamira dusaba giye kumbabarira dusubira rero none ushaka ibyo bintu bireke agiye kumubabara ibyo bintu byihore ibyo bireke ni ukuri kw'Imana ibyo bintu bireke Yaka ibyo bintu baca umugani ngo ari umugani bajye baca ngo usibye imbwa n'ijya ibikora gusubira kubirutse imbwa buri iraruka ngende ibirutse oya ntabwo uri ibirutse ndetse ubwo ibirutse ushatse kuvuga ni ibi imbwa iraruka yamakuruke kare bavuze ngo nagwa asubira kubirutse ngo kwa Delphine n'ubundi usubirayo kwa Delphine cyo kwasha nashaka nasubira kuri we nagaruka kuri twabana nawe uciye umugani mu binzovu n'ukuri nese ibirutse mu bantu urabona umugani atanga gusobanura nk'ubu nimba naratandukanye ntusobanurire kubwira ibirutse ninde ntabwo ari wowe afande wene yagiye gukubitwa wambwiye ngo iki ubushize wambwiye ngo iki ngo Yakamwana gukubisa ikintu uragenda ujya hano umara iminota ingahe wigorora yaramubabaje Yakamwana mama niyo atacu nayanjye nagushyireho bumukubye bundi tuze twumve operation yanyu yagenze ku mategeko amajoro reka mbe nyijimije twe tuzifunze none yemeye ko arafanye wasanga ari abagore bacu badushaka hanyuma zo weekend yagenze ite weekend
yagenze neza. Nzova hora muri weekend nukaza hora Asa ndavuga ni weekend yawe. Ariko Esther we nukunda weekend. Nje nyanyi ndayikunda kwa gatanu. Ejo ntiwaje nkaguhamagara ukaza nkagutamo amapaki abiri y'inyange na musaza ariko iriya systeme wize musaza mushaka gukura umuntu. Baraje musaza yamuguraje icyabiri nawe mugura amatabiri. 3200 biba bimvuyemo. Amatabiri. Inyange ebyiri. Haje nabura amatajya mu bwinshi. Amata reka turebera. Amatajya mu bwinshi. Nagajya mu bwinshi. Yaka ko wize. Bura amata ni ikintu cyubahwa nabakekije mu bwinshi. Ariko yakamwana kuva agapostere kanuza gucaza gukoreshwa gutya gasuka. Hari ukuntu rero yasinze aratse ngo why then the Rozani was an even Rozani why the Rozani The reason why ubwo the reason why ni wari ukiri kuvuga ibyo bintu se ngo why the Rozani. Yes nuko ngo umwana ntacyabaye umwise mu mago yawamusho akase wamushoye yararaye mu kabari mu maroje wamushoye nawe ni mushobotse rero. Yego mu kiganiro tweruka gukorana n'umuntu witwa Nzovu n'umuntu witwa Yakico gihe yarari n'umuntu witwa Pateri. Nzovu we ubwaye wararahira avuga ngo n'amafaranga 30 ugeze uha Esther. Nakubwiye ijambo rimwe ndakubwira ni nubwo utabivugiye ahantu uri bivugire. Wari wageze ibanga. Byarangiye wemeye ko amafaranga 30 ndamukunda yega buriya turabe bisto. Iyo ni murabaki aba besto. No iyo nibutse ibihe Esther twabaye. Asa nk'ibihe wibuka kumva biragukuruye n'ibindi. Bashobora ubara n'ikibazo nimba arambwitse se Nzovu nyene 3000 ndashaka kwigura telefoni. Iyo vari ngesagira yova ngo nibatandukanye na Esther bakomeze bakururane kane niyakubomuza ngiye burasi dutandukanye na Dusana niongera kubona turi gukururana mubwire yuko tuzaduzwa n'akazi wenda dukorana interview rejo ugenda dushoreranye nibana jamais de la vie Garavini iki iyo nkorora ni Nyarwanda ni Nkongomani iyo nkorora yavuye mu kihe gihugu ni Masisi batwara muri amatabi menshi mwana n'urumogi n'iki nese yakamwa inwako dusaye ko korora no yangwa amatabi wigeze wivugutira kanje kumenya ibyo ari byo umenye niba wenda yabifitemo yindi ndwara hoya wenda inkorora wenda ngiye kwisuganya ushaka umugore kandi ngiye gushaka undi mugore nanjye mu kwa karindwi ngiye gushaka undi mugore kwa karindwi amakuru nayatohoje umuntu uri gupropose neza umubwira ngo reka byemera naho nditwa Ivete bura nabo reka mbabyize ukuri oya reka mbabyize ukuri mfite abagore babiri harimo Ivete harimo n'undi mukobwa utarindara yagize gutya uba ari wa bimusanze kwa mama na papa we reka zambikubwe yaka acha tubyintego n'utudufaranga bagushakaho reka nangwe tubana na Esther sinabatume mukaza nateka mukoma mukagira muti no mukwa karindwi no uzambara ikote mu murenge we no uzanyambara no uzanyambara ese uko mwavuga ngo umuntu nyine ngo umusore ngo yambitse abasore bagenzi be wakwambika abasore cyangwa wakwambika abasaza nge nakwambika abasore kamwana yanyambarira ariko Kanyombya ntago yanyambarira no yarashaje yakamwaniwe kuko ari majoro azangenda inyuma umugeni nicaye hariya umva rero dusabe mureke dusabe ndakubwiye ngo mubwire nyoko bujaruzimu ibihumbi byanjye 150 nakongere kuri iyo telefone ndashaka Dusaye mureke niyo mpamvu naza kumushyira amahanga sinshaka ko muzajya muserera buri munsi ari amafaranga reka ngubyize kuri yaka yashaki ubwire Rozine yaguhereza uyanzanire kuko byo gusubirana ntabirimo arya Rozine bapfana icyari no mukazana ni uri kubyumva neza kandi hejuru uzasinda ukayimwambura ibihumbi byanjye 150 waguze muri iyo telefone wowe se nta kintu wakuye nawe mwishyura nawe amaturo wamuriye amaturo yahise ntiyaramutunze n'umugore se nawe nayamwishyura asa ko umugani yakabigenza nanjye ngaryoherwa nandi wakwe kwa barampaye bira gitano ko nayo yakuryoheye iryo ryitanu urarizana ute se Esther bitabaye ibyo telefone nzayikwaka
nzayigusubiza ari ukumuha amafaranga nawe wagiye mu nzu utishyuye ukazaza urya ukanywa ukakora ku mupuri nawe mwishyura iminsi mwamaranye ariko ntugashyigikire ibintu wese kuki wari kumutanga amafaranga we ntabwo yaguha ntabwo wariye ariko Esther ntabwo namusigaga avuga ko umuceri gafunze kuki wagiye wajyanywe n'icyaha nawe wari wakoze amasoni yarakwiye nyir'icyaha yiruka nawe umwirukanganyije yewe utagira n'inzoga murirwa mumiragurira nawe rero nawe waragiye urajya ukanywa ibihumbi 150 okay nawe tugiye kukubarira uzishyura amazi woze nese undi yakamwana wamubara yakanumo dusabe ibyo niwe wakabimubwira kuki se ubwire Rozi wemera nzovu ute ndakwiyamye wemera nzovu gute nawe umwishyure inama joro mwarara cyangwa si yo telefone nzayikwaka nzayigusubiza ko mwansubije uri ahubwo dusabe wamuhiciye ikiguzi Esiteri yazamuriye muri isukari nzamuha isukari njye numvaga turi mu biganiro turi kwivugira urumva nzovu ujye umwishyuza agenderamo ngo azabanze ngo amwishyure amaturo yamuriye ngo mbere yuko amwishyuza biki nuko avuze ngo arashaka amafaranga kandi Norse yaragiye aramwakira amukura buri kimwe cyose ariko yaramwakira reka iyo sije tunabiveho reka iyo sije tunabiveho nagukubita nge sinzandika umuntu amubita se nge nahiwe sawa reka iyo sije tuyiveho sibyo tunayiveho inarangire ibyabo gusa ikintu gihari cyo wenda ku giti cyanjye nk'uko mba mbibonye hari ibintu biba biri seriye tutwe tuzi ko ari ibintu biri blague niba ukabonafashe nk'inzoga amenye ku muntu nanjye yagiye nzagukubita bagira ngo ni imikino aho nkabitebekeze ega turaba ibyo tuba twarabamariye arayashaka yazana yaka azayaguha yazana ariko mutuze arayashaka yazana amafaranga igitano ntabwo ari menshi arashaka yaguhe arayaguha humura arayaguha ariko birangire two kujya dora dufitanye mu matiko hano mu biganiro ntabwo ari sawa urumva niba tuba tuje mu kazi bikajya behind y'akazi ntabwo biba ari byo kandi nyamara mu by'ukuri mbona ahandi bakoze ariko buriya nyakwa kundi ariko byagera hano bikadogera epike meze kanze inkubwira hari ijambo umuntu ashaka kukubwira ukumva riragukomerekeje nawe ako kanore sigakure ukumva riragukomerekeje kuvuga ngo yakamwana ngo azabanze yishyura amaturo turi mu kiganiro ariko urumva aba bajene ari ukuntu agira ngo bashaka kuturagiza tuba twarabafashe gutya tukabazamura mugakundwa mukajya abadiaspora bakunda nta shimwe mwigeze muduha ese shimwe ushaka babajene babaterura ariko ishimwe muhabwa niryo muba mwarasabye uri kumva tujya twumvikana kandi turebe ukuntu ibintu bimeze niba ugiye gufasha umuntu of course urumva niba ugiye gufasha umuntu bigasaba yuko uwo muntu mwaka igitambo cyangwa ugira ikintu runaka umwaka icyo kintu aragukomeretsa amanga uzi ko ushaka gukora ikintu ari cyo kintu kikazakubera umugisha ariko guhora ugisubiramo umuntu ugicira umuntu n'Imana nibone nk'ubu nka Esiteri wamwaka ngo agushimire yagushimira bishaka ariko atabishaka ntiyagushimira kuko ibintu warabifasha waramuzamuye n'ibyo ariko wabigeze ikiguzi cyagose namwe kwa kundi mubotsa se nka kakajwi akabotsa abanyamakuru tumaze kubamenya namwe dusarebe wambicu dusarebe reka turebe tuvuge n'urugero ngo Vanessa ntago yitwa kakajwi dusarebe kuko wamusinyiye kontara ndakwiyamye tuvuge wenda n'urugero sibyo uri umu influencer runaka kugira ngo wenda tuvuge uzana mu kiganiro cyangwa nkuzamure binsabye kuvuga ngo kugira ngo uze ngo bizasa kuryamana nawe uwo muntu ntago yacimira na rimwe cyangwa umuntu arakuzamuye ngo mugize ubustari ngo mugize iyo nukabimuke kuko nawe arabizi sibyo ni ibintu butagomba gucurira wowe bigumane umutima wawe nayo Imana izaze guha umugisha uwo muntu wenda nakubera uwingayi uzamurika kubera uwingayi umwihorere ahubwo ikindi kintu uramubaza mumaze kugeraho mujya abagabo we naho wagize yakabamaze gukira mana ukizwa se niki twakize hari umukobwa wigeze uzamura muri social media avuga ati naramuzamuye mutarigeze muryama nicyo kintu kibura nagushimira ngavuga ni wakoze igikorwa cy'urukundo ufite abantu wazamura ushaka vugisha ukuri namuzamuye kuko namuvugaga sibyo kandi kuryamana nawe uri umuntu wavugaga ahubwo ni Nyiramenyo na mama Queen nibo bazamutse kwera ukuntu bavugaga na ba Delphine
kandi reka nawe nkubwira umunyamakuru uyu si njye wamuzamuye uraje muserere nyine turabyemera ko ari we wamuzamuye ariko nanone si ngombwa gucyurira umuntu nuko musigaye mubotsa mwabanyamakuru musigaye nzovu ntabwo mubotsa nzovu icyo kintu yacyumva rwose iyo sije muyiveho nzovu bayumva nyine sinzi nyine kuntu umutwe wa washyushye gute ko ari naho ibaze nzovu ndakubaha sinzongera kurwana nawe nawe nk'umuntu wanjye mwubaha nk'umuntu babyita mu gushyira njye uzi reka mbabyize ukuri reka nacyo reka icyo duse na nagashaka kuvuga ngo tubane mu mahoro niba aje iwanjye ese ikindi ingeso nzovu agira iyo ugiye ahantu nk'umuntu niba wararyamanye n'umuntu cyangwa mwarakoranye iki n'iki wubaha mu nzu ye wicara aguha karibu ukicara muri salo sibyo ariko nzovu we ashaka kuzanamo cya kintu ngo twarabanye ngo yangize umugore ugasanga ashaka kwinjira mu byumba byose we agenda murebye angahe byo genda agira ingeso ugasanga niba we nugira ingeso we nugira ingeso barumuna banjye hari iki akahita avuga ngo n'ubundi ngo narakokeje ngo n'ubundi ngo se nguzima mani nkibaza mwese mukwiye kubana kuko reka njye nkubwire reka njye nkubwire tukubahana ariko mu gihe umuntu wanjye hariya mundi wese ukahita ngo naragutunze ukwezi ngo abaye wese kuki mba ndi kumwe na musaza wawe niki na famille n'abantu ukavuga ngo ako ngako ujya kumbwira ngo ubwonko bwanjye agenda wanjije uyu ni injiji uyu ni injiji umugabo se njye umugabo n'ugira ibanga umugabo n'uharanira ijambo rye nase wowe ugira ibanga ntumaze iminsi uvuga ngo sinigeze mbana nawe ase kuki reka banga hari yavuze ngo na 30 yaguhaye mpita mbyumva ku yindi cana yaraje ngo mwe mwagiranye amasezerano ugavuga ngo muceceke haryo ngo amasaha 12 ngo mwari bwacecetse nzovagira bwa bwenge 10 ubwenge agira yigeze gufata phone yanjye akajya kwa Tayikundi mana saramuhamagara aradutsembera ku telefone ntayo afite kumbe yarayitwaye ayishyira wa mugore wo mu gashyekero iyo telefone mu mugore sayagushubije wanjije we iyo shatse umva yaduhakanyije mani yatubeshye mufite ubwenge mwanjije imwe wowe ufite ubwenge bwabo wowe ya telefone niro amafaranga yanjye iyo niro amafaranga yanjye 30 nzayagusubiza nzovu uzayame ese yagezeho gute uzayame 30 afite ikintu yajyanye nayo cyangwa nzafata akavide nkubitemo akira yikubitemo ivide ntabyo nakora akira no phone yiguze inote 90 akira hariho yanjye angahe ese niba ukoreye ikintu gikoreye umugisha kigumane mu mutima wawe ese ni pako byasase mwebwe mwamushaka kurya umuntu mukamubwira nabi ntimurebe wabagiriye neza kuki we nabwenge ugira ukavuga ati ko yese nakuriye none se nuko wowe yakinurama nzavu na myenda nakuguriraga njyewe myenda njye nta nkweto nakuguriza 15 nta nuzanye mbani y'ibihumbi 15 tukibana ese icyifuzo cyane n'ikenzo kugira ngo undi bigende neza naza kubaza kunyirije nonge no kumbwira ngo mvanemo inzoga mu kiganiro cyawe oya kunywera inzoga mu kiganiro ntabwo rwose ari byo ahandi kutayinywa ko ariyo mpamvu ngiye mbivuga ngo muzwa n'iki kuyinywa impamvu mvuga ngo hari igihe mushaka kugusha cano runaka hari igihe abatipe bashaka kugusha cano runaka wamunyamakuru ntukadukeye itegeko ubu nyine nanjye ngukeneye reka ninywera inzoga ariko bwayi bwa bwagira ntibugakoreremo ibyaha sibyo ntibugakoreremo ibyaha ubisuka imbere y'Imana ntacyo umva shiti yanjye abura wenda nuko yakatari yigeze anywa akantu nk'iyo bifatanya n'akantu yari kugira umujinya mwinshi nuko yari yanyweye fanta sibyo yakafite imbaraga yakarakomeye ese nimba twaratandukanye namwe mwaze mutwubaha ese ni nuba babasuzuguye tujye tuvugisha ukuri ese mutubwire kubaha murashaka umuntu ageze abapfukamire uzapfukamira umuzungu mbaza ngo hari naho ukubwanye twabanye imyaka 6 ko dushaka guhura no mu kabari umwe akicara undi akicara hari ukwe ngo situnaziranye nuko yakwicishije inzara siyo mpamvu usigaye ugotomera ibiryo wagira ngo wicariye umwobo nta kibazo ariko none nzova hano mushaka icyubahiro so cyakabaye kivu kuko aba bagore ku mugandi wawe nkuko mubivuga nabo ubwabo ntibiyubashye barabatiyubashye bakubahe uri umugore urara mu kabari
atiyubashye uratahuruka ujye ute wanyubaha ute ku mugani none se wawe nyine kuki icyo kintu utagitekereza bose icyo kintu cy'ugikeke idari ikintu cya mbere cyatumye kikwereka ko atiyubashye kwemera kuza kuvuga yuko mwaryamanye yicuruje yigize gute icyubahiro yari icyitakarije kuri we ibi bintu kubura abakobwa benshi bashobora kwicuruza ashobora gukora uburaya sibyo ariko ntawe uba ubizi ko babikoze ahura n'undi muntu akamukunda akamushyira mu rugo ubuzima bugahinduka ariko kuza kwivuga no kuri social media ntibivaho ntibisibamo rero uwo muntu niba yemeye kwemera icyo gitambo akagitanga ntago wavuga ngo azajya ahora gushika ngwe Epic Media nge stenda mukunda imbere y'Imana sibyo ni imbere y'Imana dukundana nyine kuki uvuga murabakunda nge navuze umva navuze yuko ntazongera kurwana na Est imbere ya kamera kuko dushaka kurwana ugasanga ndamukomerekeje cyangwa nawe arankomerekeje ugasanga ribu ibyinjiyemo nge nararyamye nese tuvuge waryamye rotaribu ega ribu ishobora no kubizamo nabyo yabiza yabiza turebe tuvugisha ukuri ntabwo uyibonye iyo uramuka rifashe dusabese muba muri mu bicyungo ahubwo se muba muri mu biki ese kubera iki wowe ko yakamuri inshuti kuki yakoze intambara utajya kumuba hafi ngereka mbabyiza ukuri yumva yakamana inshuti yanjye kubarusha yakamana ndamuzi yafashe umujinya nanjye yahita nkubita rero yakamana azagumana intambara ye n'umugore wiwe sinshobora uzi ko ujya gutabara umugabo n'umugore ugakubitwa neza kuki utiruka basi ngo bihurire yicaye hano ibintu ni bibiri iyo ubona intambara utabasha kuyikiza uriruka kugira ngo igikomere kitagufata cyangwa se utazabiryozwa yakamwana se inshuti yanjye wakura nanjye yagiye ashatse kunkubita nanjye yagiye ashatse kunkubita neza ko hari igihe ujya uvuga uti nanjye namutimba icyo nkubujije Esther uri inshuti yanjye ndanagukunda ntugapfe kujya gukiza intambara nanjye ndakubujije ariko ibaze ko ngo ntukajye gukiza intambara abantu bari hari urabona nta gahunda afite yo kugira waragize ngo ntukajye uricaye neza neza ugira ngo uri supaguru bagufatanyije n'intebe oya ngo ni wahaguruka nese aba bose badutungaza kamera nibo bagomba gukiza niyo mpamvu nyine nibyo nkubwira mana Nzovu ufite ubwenge bwinshi Nzovu afite ubwenge bwinshi pe ibintu ufite ubwenge buri na egistara bwiyongereye kubwo abantu bazi ariko ikintu kimwe nkwisabira dore nanjye mbigusabe bwa mbere n'ubwanyu koko turakenerana nge nawe turakorana turakenerana sibyo ndagukenera nanjye nkaguha ayo mafaranga ugashaka n'ayandi ariko kugira tujye dukora ikiganiro kirimo discipline kandi kimeze neza kirangire abantu bagikunde inzoga tujye tuyinywa mbere y'ikiganiro cyangwa se tuyinywe nyuma kuko inzoga si amazi sibyo uko ugenda uyinywa ugenda ugira imyumvire yindi itandukanye umuntu akuzamura isukari gato urabona twikorera ibiganiro byo gutebya umuntu agatebya ibyanya nakaze mbikubwiye ceceka nta kosa nzongera kuvuga ngo ese mumenyeho inzoga cyangwa nshatse ko oya ikindi natatu ibyo byanjye nzofasha bakora ntaba nibere gushya ukabona atangiye gufuha se gufuha niyo mpamvu rero birabigenze neza umuntu azaza aho muri tukacika tukatwigira ahandi sibyo no kwitubicano tukareka no gukorana namwe wajya kubona ukabona nzovaraje afashe ngo uve hano wandaya imbere y'abantu niyo mpamvu bura ninongera gufata umwanzuro Esther umunyamakuru akagutumira icyo gihe sinzakora icyo nawe rero kugira ngo uvuge ngo vano wandaya we nawe urabyitera niba ukijya ahantu nzovari murangije akazi aka nakazi muhuriyemo ariko niba kikubwira ngo tujyana ukajyayo azanywa inzoga kwita indaya oya ntimuzabone nk'abanzi nanone arimo kuduteranya ku buryo njye ntafata Esther ngo tujye tuvugisha ukuri oya ahubwo uvuze ngo iki ngo abanza akiri inkorora harimo ikisi watubabariye ko kigasha urwego twabigeramo ayo mafaranga ejo reka ngo njye mfite ubwenge mwana azayaguha rwose barayashaka ubu biramushimishije ubabonye inkuru ndo ubu yavuga ko ari hano reka ataraburi kureba ukuntu uvuga iyi nkuru ni oya Nzovu ubu iyi nkuru nyine yayibitse muri memo kandi Esther uri gasenya miryango
biriya bintu byaturutse kuri wowe iki kiganiro kirasohoka mbere y'iki ariko byaturutse kuri wowe byatutse kuri wowe byatutse kuri wowe ujya kuvuga ngo yakamana nabanze yishyura amaturo yariye dusabe yega yakamana bimufata mu bwonko buriya nuko ngo ubwo nanjye ugiye kuzanyishyuza amaturo nakuriye ako ni make nubwo yabimwe uzi ko bakubwira ngo nubwo yabimwe ashatse yavuga ngo uranyishyura 800 cyangwa miliyoni uzi ko ese ajya kuva iwanjye mu nzu yanje nguramo 150 umuntu ushinzwe umutekano yamubwiye nzovu uramutwitiye ngo ashwida nzovu ari umwana umufitiye aravuga ngo ntawe aka kagabo shakagira amagambo akagabo ngenda akagabo tuvugisha ngenda akagabo wambico ngenda akagabo ngenda akagabo ngenda akagabo akagabo ka umva ngo akagabo akagabo kagutunze ukwezi kose ngenda akagabo ese wambabure kuko waza ureka kunkomeretsa nimba ndakagabo nawe urakagore ariko nakagabo kagutunze iminsi 30 nanize saura cyangwa amafaranga kandi arabyeye ndemo ejo namuha 300 uri kumva mubona mudukurikirana uyu mugore bamwibye telefone iyo telefone yariho veni zanjye bayimwibira ahantu bita kunganje igikondo bibwiye n'abadiaspora agura gatushe aguze gatushe aramwita inzovu mfite amafaranga makeya mu 30 imbere Imana aramuhaye kuko ngiye esta ndamukunda n'ibitari 30 nzabigwa by the way serious yana kukugura ikibanza ko si cyo kibanza icyo kibanza nicyo bukega ikibanza mvuze ni cya Rusororo handi haba amakaro y'umweru yaka uwo mukobwa azi gupfundura mitsingi ikibazo ugiye kumugura nicyo kumushyingura azubaka inzu y'amakaro azubaka hejuru hari amazu y'umweru nanjye nakikuguriye wakimuguriye nka zanuza nka ngenza kimugura hari Rusororo niho abakiramo gutura warenze za Karembure hano oya hariya ntabwo wangura ikibanza ngo nkemere muri rabyondo nabapesa njye ntabwo mvuze ko nakuguye ikibanza cy'abapfa amasanduku oya ni ikibanza nzakugurira nanjye nzakimugurira ahantu bita mu Gahondo oya esa nkwemere ikibanza ni ukuri oya ntabwo aririmbi ni ukuri mutanyumva nabi esa ndamukunda ushobora kugira ngo amugure ikibanza akubakamo inzu y'uburushyi yo gusaziramo none si yararushye hari ukusha kuruha ko buvuga amagambo 50 meza mukarenzaho rimwe ry'ubugome ngo yuburushye uziko urushye nka nzovu nararushye ndetse kukiva ko narushye ega umaze kuva mu ngo zingahe ni urugo rumwe nyina mu urwanjye urwanjye uko utarubaraza naronye filime mwana ngo azakubakira inzu y'uburushye ubundi hari amagambo yakoreshwaga kera ku bwabanzovu mbere wasangaga ngo umuntu usigaye iwabo w'umugore ngo bamuhenga inzu y'uburushye ngo bakamuha akazi k'uburushye ibaze iyo nzu kuyiryamamo uvuga ko ari inzu y'uburushye ese we ntayikeneye ese ubwo wasinzira ibaze kukubwira ngo uyu mukobwa usigaye tumuhaye akazi k'uburushye ngakari ukajya uryamamo uvuga ngo nararushye ufite ababyeyi ufite abarumuna bafite ndanagukunda ntago nimba mvuzariya ariko nakubwira nkabwira mama ngo ushaka umwana ningera i Kigali nagira imana nkagezagera i Kigali nzakugurira igitenge naho mama akavuga ngo mwana wanjye nujya i Kigali ukazibeshya akagutera sida ukarwara sida cyangwa bakagutera inda ukazana inda umusaza wanjye akamubwira ati cyangwa bakagutera inda umusaza wanjye yarambwira ngo azandenza igipangu naho mama nawe ngo nzaguha iranzi yo hepfo ngo wararwaye sida umva ngo nguhe agakombe kawe nguhe agasambi kawe nguhe n'agatenge uzaho urimo naseda bafite bivuga cyane kuko utabivuga cyane ubuze guteranya nese akasho ntunyongorera njye nkongoreye iki uranyongorera njye nkongoreye iki kwanga gukora ngiye kintu navuze ko kitazongera kubaho kumenaho inzoga gufata ivide ibiki biriya bintu njye nagiye ndatekereza bishobora kumfungisha cyangwa bikagufungisha nko muri iminsi njye nta mbaraga mfite ushaka kunkubita bakagwatira n'imyaka 30 wasava mufite ingano 30 se njye yese ari umuntu nishe ngo bamfunze imyaka 30 twe ari umugome
akazaza bagiye kakundangiza koko neza kagubaza ukubise uburi tuvuga icyambere sinafata umwana mutoya iyo uryamanye nawe nizavenise ukubise umuntu kubita ivide hari ibyo bita ntago wapfa nina n'urugero ntago wapfa upfuye ni burundu kuko buriya iyo wishe umuntu ukamukubita ivide umukuyeho ugutwi tuvuga urugero umukubise agacika ugutwi hari ibyo bita gukubita no gukomeretsa sibyo iyo ukubise umuntu reka mbikobwe hari ibyo bita gukubita no gukomeretsa iyo ukuye umuntu iryinyo njyana umutipe nzi bitaga Kabila n'indumuzi wabaga uri majero ntabwo wapfa kumumenya umutipe yamuteye ingumi akuka amenya abiri bamuhaye 300 buzi ko iryinyo naryo ari ubu bamuhaye 300 biwaniramo se n'amenya abiri ubasigavuga uburimi ngifu wase uvuga ibishyimbo yabivuga nabivuga ibishyimbo vuga isosi ahubwo wenda cyetse uvuze ngo navuga ifufu n'ifufu ntiyayishobora cha Esther reka nkubwire nge nararyamye ndavuga nti aho kugira ngo nzafungwe cyangwa Esther afungwe erega Esther andushe oya ego ndushimbaraka unambara kuba nabo nakubita usaba gukubita bose imigere mu hano ko batarafunga nanjye cyo gufata nk'urushira imwe nka kumyamyu nase nk'ubisushi nkagwa hariya ko ntambaraga nanjye ndabitinye mama nanjye wazagwa none se niba uvuga ko ntambaraga ufite uzi ntambara igeze gukora agashekera nanjye uzi imbaraga kagira Nzovu yakoze intambara agashekera ebyo nibyo oya ntuzonge kunuka ngo uzi imbaraga kagira nikuvuze ubwo undi yagakoresheje iyo mvugo Nzovu uje yari kuvuga ngo uzi imbaraga agira ariko aravuze ngo uzi imbaraga kagira agakiza n'ipfobya nyine ubupfobya uzi imbaraga Nzovu uzi ko ibingibi banabigufungira ngo ajya kundeka ese reka ntabwo akoresheje mu bwinshi reka Nzovu nibwo bwa mbere nabonye yakoze intambara agashyekera ushaka afite imbaraga zo kuri hano mu maboko kandi kubera ko yigeze kumfata amvuna reba hano rutaciganya mu rugize kandi ikibazo kiwe kubera yuko nta kindi kintu abashaka kwitabaza yitabaza icyo abonye hano ibyo bintu ntabwo ari byo bibari iby'abana ba kera niba ufite imbaraga itondo uhamye umuntu ariko ibintu byo nyine nta mbaraga njya nta kibazo nta mbaraga njye nka Esther nk'igihe mwagiye mushwanira ashaka kugushyira mu rugo urabizi Esther yaguhamagaye ngo ngwino usanze mu rugo ntiwakwanga niyo mpamvu ubwo ni ega reka mbwire Epic Media reka mbikubwire Esther twarabanye mu kubana turatandukana hanyuma gukodesha inzu nanjye nkakodesha iyanjye enda turaduhura mu kazi cyangwa mbe navuga nti mfite amafaranga nk'umunenda twagiranye ibihenda byiza cyangwa ibibi mbe namutamo none buri wese afate moto atahe mu rugo iwe uzashaka amafaranga usohokane cyo kurya icyo kunywa ubundi birangire ariko atari ibyo abagabo bawe bakotse ariko nge nabahe bagabo mfite tugira uwa babiri tuvugisha ukuri Patesi umugabo wawe ese Pateri ntabwo umushaka nene ibaze ukuntu bakorana ejo nahamagaye Pateri urambwira ngo Pateri ntabwo aza kukwita aranyibukije nako tiyo buriya niyo umuntu atagukunda cyangwa ati ntabwo ari paka ngo uhamagara umuntu ujya kumbwira amagambo mwandi yamuhamagaye saa 12 za mu gitondo oya twari turi kumwe nijoro nari ndi kumwe nawe mpamagara Pateri mpamagaye Pateri uzi ijambo wambwiye ngo Pateri ntabwo ashaka kukwitaho nose undi yarakwitabye yari yanyweye ibiyoga yasene nawe asiganwa inzoga nkozi yahuza nuko akabazo mba numva nyine ari ikiganiro ugiye umuntu akora ikiganiro bitewe n'ibintu wari witeze bishobora ku kiganiro ugiye gukora cyiza nyine bigatuma bikuderanja mu bwonko ugahita uhindura ibindi bintu ugahita utangira gutekereza iki hari ijambo ngewe nari ngiye guhitana Esther abuze umuntu mwabanye umugore akakubwira ngo ubwonko bwawe bureshya nko kureshya ariko kuki wamubwiye ngo mwabagore mwe mwakwitonze ko bureshya nuko areshya nta kibazo yaka nta ribi Esther muri 14 zigize u Rwanda baratwubaha abagore beza abakobwa abadiaspora ibiki ariko mwebwe nta gaciro muduha niba ari ukukwita ngo ubwonko bureshya nko kureshya no kunyita biriya bintu ngo wamvuje ibini barabara ngo nakoze iki hako uzabinshimiye nawe bikuvuje ntago wamvuje do mu izina ry'Imana yo mu ijuru
utumye ngiye kubivuga nakugura ibinini ikarambo banyuza hasi so ubivuze urumva ubutabuze mwese rega ariko izuko inzovu izuko urubwa runini rufite Esther kukurusha urubwa nyine afite rufite Esther kukurusha ubu ngubu uri umugabo washaka Esther hari umuntu wigeze kuvuga aravuga ngo tuvugisha ukuri inzovu utaba hano muri social media sibyo ubwonko bwanjye ariko reka mbikubwe usika ubwonko bwanjye nawe ari bumwe oya nyine baravuze ngo watwereka ubwonko bwanze ukuntu butekereza neza mfite ubwenge muzaraguye ko nta bwenge ufite hari abarandika nge sinzi ku materi simbira nta touch ngira bamvuga neza bamvuga ibibi naye bakakuvuga ibyo ntibindera umugabo se wundi ntufite pateri ntufite uramuzungu w'amafaranga arukora inzovu agufuhira kandi wowe ugasanga ari kumwe na Yvette ase nzovu tugiye kuraba mu mafuti tukareba ubu uri kugana Yvette ukajya kwa Delphine Esther areba sibyo ugatereta n'abandi kuki batagufuhira nyine uzi impamvu se abagore nonge mbisubiremo uvuga umugore ariko umugore kuko aba barabyeyi n'abagore noneho bashatse n'abandi bagabo aba ntago ari abakobwa sibyo nyine kivuga umugore wawe kuko iyo uvuze abagore n'abaturi aba bavuga ahubwo murenze femelle buriya bavuga femelle ni wa mukobwa uwa warabyariye iwabo ariko niyandarike ntagire gute ariko mwebwe murarenze mwavuye ku ihenero nimba ari ihenero nimba ari mwakoyagaho ukunyu wowe uravuga ngo bakotsaga ku 3,000 mbangiza gutya ndagufashe ngo ku 7 bwa mbere ibaze 7 ubwo nakubye kangahe nzi imibare 3 kuba 6 18 hakaburaho 2 yenda iyo hajyaho 1,000 hari 7 neza gute Imana yaramaye umugabo nuje uzamose kugira ngo n'umugabo kugira ngo nzovu rwose man reka mbikubwe kugira ngo ubone umugabo reka kunywa inzoga ninjoro urare mu kabari nutaha uruke ubushize nakujyanye kwa Muzosi Muzosi namubonye ceceka se nakujyanye kwa Muzosi uwo munsi nandi kubona Kamwana siyo ko Kamwana hamusize waragiye ujya muri toilette turaruka ninge waje ngufata mu mutima kuya umuntu wari guhita bikwita uri umuntu w'umugabo uhora mu kintu kimwe uvuga ikintu kimwe eka nimwe mu bidutera washaka umugabo ukamara imyaka 10 ako kanzabona nkavuga nta muzakamvana nina nibyo navugaga ngo waramusebeye nibyo navugaga ngo wariwe ni iyo ugonzwe n'igare upfa nabi nzovu uramutse ugeze hano nese urupfa uzapfa uziruzamera gute nzovu ngobaze ikibazo namenye wagonzwe n'igare nzovu uramutse ugeze hano ruguru ku muhanda ari nijoro dutashye ukaribwa n'imbwa wakwishyuza ndi imbwa nakwishyuza nyiri igipangu cy'imbwa oya umuhuye mu muhanda imbwa se n'izambwa z'inyagasoze wamenya yavuye mu kiye gipangu se ako kantu uri kukumva byibuze uri kugasobanukira nagabyumva nabonaga ariko ako munyibukije akantu kera nabaga kumwima tujya hano kwiba amateke hari hano mu gishangano Kimisaga ariko hano hepfo ya Province none imbwa iza nk'iyasaze icyo gihe warayibyira yacyura oya twakira gute se ndi kubona mukuru wanjye twari tuvinda imwe kwa data ko tudahuje mama noneho agenda nawe warayihambye agenda nese ngiye wabwiye nti ko nayihambye nabikubwira reka ndangiza mbakubita agaparo ngiye kuko nayo mugufiya imbwa yafashe mukuru wanjye oya biryo bijyanye aho tugiye kuza hano twarangije noneho imbwa ibifashe mukuru wanjye imushuna gutya imushunye uri mu mateke njye mu bintu nibyo bura nigeze no guterura ku muhima nigeze guterura n'inyama umuntu azitetse azitetse na teresa fry y'inyama urayijyana twaraziriyeza amabi twakoze twe tukiri abana nashengore bwanjye ariko barakambwira tuvugisha ukuri imbwa ntureba imbwa yari iri ahantu gutya tuyishyira mu mufuka buriya kugira ngo imbwa itagukurikirana ufata ibuye
ukasa nk'ufata ku mufuka uti ufite ibuye twagiye turayijugunya batwishyura amafaranga mana ariko mwaze mubireka mwafashe ibwa barayijugunye sadusoza imiterageze uyu nari nzovu wibye imyaka ingahe noneho nzi undi mugore yigize ngo kugira nzovu njye bara nuko najya nibuka umuntu bw'ubuja ese nzovu wamaze igihe kingana iki ukora ububandi nk'ubu ariko utari byo nubwo usigaye uri kameramani ya Epic Media wowe ntiwibye nibye nde wowe hari umuntu ukora ataribye none se wibye nde bambonye ntaribye we ko wiyemereye icyaha ahubwo sinzi impamvu ubuyobozi butamenya nk'umuntu hari umuntu wagiye gushima Imana mu rusengero nzovu nanjye gukubita agaparu rero buvuye ku sizasa 10 sizasa 10 buburetse nanjye gukubita agaparu ku mugandi wa sawa sawa ni wowe ujye uvuga utereka gukubita agaparu reka nanjye gukubita agaparu umuntu ageze gutya ajya mu rusengero ajya gushima Imana yari afite umusheri we nkuko nabambana na Esther akaza gupfa yasobanura Esther n'umugore wawe kuko urugero biba byagenze biki cyangwa ukabangwa nzovu yabanye na Esther okay nkuko abana na Esther sibyo aguvuga gutya yego nkuko abana na Esther sibyo none wewe aragiza ariko cyunyakana bagwitoze urugero bagwitoze kurangiriza kandi se ntureba ntaburetse reka nkurangirize iyo story wumva ukuntu imeze yagiye mu rusengero urumva ubana na Esther Esther aza gupfa ariko abantu ntibabimenya arangije agiye mu rusengero arabwira ati umuntu wakoze icyaha abagiye kumwe nyine bigisha ukagira ugafashwa umugabo ajya gushima Imana ati ndashima Imana ko nabanye n'umukunzi wanjye imyaka 3 nkageraho nkamwica nkamutaba gapfa ariko ntihagire ubimenya ubwo ne bamufunze none nawe utangiye kujya wigamba ubujura wabwibye ntibagufate ariko ubujura utiba nindi ngiye nibye amapera kwa padiri nyari safra y'inyama ahantu twari duteye ku muhima umumama atetse inyama natwana bajya gutangira tuvuye ko ku ishuri mukadukorera urugomo natwo nanone nigeze guhakura imizinga y'inzuki maze kuva Kigali nsubiye mu giturage nkubitodedeti twari ubuki inda zirabyimba bazaza bagira dedeti se buraziruka n'inzuki dedeti irayifu yo mu giturage reka dusoza hanyuma dusoza mbwira impamvu ubone imvura process zicamo kugira ngo imvura igwe nagiye numvuza utuntu twinshi imvura igwa byagenze bite Esa ntabwo yagishobora niyo mpamvu ntakimubaza imvura kugira ngo iri hafi kugwa hari ibyo bita hari icyo bita igicu cyo hejuru igicu cyo hejuru nicyo kirema imvura yaturutse heze byaturutse akubura amaso avahe nubu mu masoko ariko nayo oya imvura kugira ngo imvura iri kumanuka nkaburiya nureba aya mazi imvura yaguye ni amazi meza cyane ariko utarindira ngo anyure kuri aya mabati urabona yanyuze ku mabati ni nka Sodoma uretse amazi yo ku mabati ya Sodoma hejuru haba ari za Prudence ibicyana amazi yakwanduza ariko urabafasha ibasewe nziza wogeje atari nka indi Esther yanyaragamo njyenyana mu ibase ufite ibase ntujye usoho kunyara mu nzu wajye usoho mu sasa ntuzongeye kunyita umusaza ko sajye bakwita ntuzongeye kunyita umusaza yose umusaza kandi uzatuma dusura muri bende bya kera ariko nta kibazo Esther icyo ngushimira icyo ngiye kukwemera ujye nyita umusaza nukanyita agasaza agasaza umupfubije umusaza uramwemeye umusaza nta ngo none warangiza kugatereka ngo ibase ngo bikagenda ute ufata ibase ubundi ukayiteka nk'ahantu mu kibuga yamvura ikamanuka ajyamo ari amazi y'imvura bari hanyuma se mu kirere nta mwanda ubayo mukese ariko nawe urinjije wa munyamakuru mucyaba mu mwanda wuye bura mu nta mwanda ubayo nta mwanda none si yabavuze ngo ibyanduze ikirere yavuze ngo ibintu ibyanduze ikirere ubwo biba bicyanduza niyo nta mwanda ubayo ibyanduze ikirere niyo mpamvu baca inganda mu mujyi niyo mpamvu bagiye guca izi modoka izinywa lisansi cyangwa amamoto ibya byotsi biva mu nganda none ibyo byotsi nta mwanda bitera se kuvuze ko ndinjije nanjye udahita mwitinjije nanjye niwe winukije reka mbikubwire wemere tubwinjije iriya mvura ibaturutse ku Mana ku masa Imana iba hano hejuru mu ijuru he iki ni ikire oya umva nyine maze ngubwire oya nabyamize oya ari amazi na hano Imana yashyize ako tujya tuvuga ibintu birimo siyanse ariko ntukazana ibintu byinjije yinjije izi siyanse ngimana ibara cyane ikire Imana iba mu ijuru none harane ijuru se riba irafata irayagomerera ahantu hose none iyo imvura ikigeze niwe kwa nagujye bana mu cyaro cyako ko n'Imana nako kwa kunugira ntabyo aziyaka ikintu ukayagomerera none bajya kugira ko ugakura ikintu ukakigomora akamana Esther
niko rero urinje reka ngusubize iyo igiye kumara reka ngusubize imana ntabwo iri mu ijuru imana iri muri wowe imana iri muri wowe iri muri nawe nyine nanjye imana ndimo imana ni umutima n'ishusho eshasho ubu uri mu ishusho y'imana nzovu ndi mu ishusho ry'imana ese wavuze undi basi utavuze nzovu nawe arabyanze sawa sawa Epic Media bye bye